nongere mbasuhuze inshuti zacu aho mugiye muherereye mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi, haba mu Rwanda haba hanze yarwo. Reka mbabwire ngo mukomeze kubana natwe hano ku Cyizere Family TV. Ni ibiganiro rero tugenda tubagezaho buri munsi, ibiganiro bigenda bifasha abakundana, abasore n'inkumi ndetse n'abubatsi ingo, umugabo n'umugore n'umuryango muri rusange. Ni ibiganiro rero tugenda tubategurira tukabibagezaho biciye kuri iyi sheni ya Icyizere Family TV. Ni ibiganiro mutegurirwa mukagezwaho nanjye inshuti Isaac. Nkubwira ngo biroroshye kubana natwe, ni ukureba aho munsi ya video ugakora subscribe, ugakora ku nzogera, ugakora share na like na comment. Ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Inshuti zacu turabakunda, niyo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo tugire bimwe tubagezaho bizajya bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Byaba bigoye ko twabagezaho ibintu mudakunda kandi ibyo mwumva bitabubakira ubuzima. Rero niyo mpamvu duhitamo ibigendanye no kubaka ingo zanyu, ibigendanye no kubaka urukundo rwanyu rugakomera. Mbabwira ngo ubu noneho nabazaniye ibintu bigera kuri 3. Ndagusabye mwinginga cyane ngo ufate akanya ukurikirane ibi bintu 3 byose naguteguriye, ubitega amatwi kandi ubihe agaciro. Ibi bintu nubigenderaho uzagira urugo rwiza, ibi bintu nubigenderaho uzagira umuryango mwiza, ibi bintu nubigenderaho uzabana neza n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe n'abana bawe. Ni ibintu bigera kuri 3 biratubwira ngo dore ibintu 3 umugore yifuza ku mugabo we, umugabo we yamukore. Ni umugabo wawe, ntago ari umugabo w'abandi, umugabo wawe mwashakanye. Nkuko nari mbibabwiye, ni ibintu bigera kuri 3 tugiye kurebera hamwe. Inkubwira ngo ibi biganiro nabateguriye by'uyu munsi noneho n'umwihariko ndajya ngenda mbereka amafoto y'ibyo wakora, y'uburyo watwara umugore wawe, y'uburyo watwara umugabo wawe, indoro wamureba kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Dore ibintu 3 rero umugore yifuza ku mugabo we yajya amukorera buri munsi. Icyambere, umugabo agomba gusohokana n'umugore we. Icyo ni icyambere. Ugomba gusohokana n'umugore wawe, waba uri ku kazi se ugomba kumutekerezaho. Ibyo waba uri gukora byose ugomba kuba intekerezo zawe ziri muriho. Waba wagiye mu kazi, waba se wagiye mu bitaramo, waba wagiye mu birori, ugomba guhora utekereza ku mugore wawe. Mbese muri makeya weekend waba hari ubushobozi ufite ukaba wamusohokana ukajya kumwereka ibyiza nyaburanga bitatse igihugu. Ushobora kuba nta n'icyo waba ufite, ariko ufata akanya umubwire ati tugiye mu misozi, umubwire ati karaba wambare ya myenda nyine ya siporo, umubwire ati mwereke ahantu tujyana, umujyane. Nushaka umujyane umuvane nka hano murenze nko mu birometero 2, nugerayo umubwire ati dore byiza Imana yaremye, umwereke inyanja, ikiyaga se, umwereke ibiti, umwereke ibimera, umwereke uturabyo, bityo azabona yuko umwitayeho kandi umwifuriza ibyiza. Gusohokana n'umuntu gusa si ukuvuga ngo umujyanye muri hoteli runaka, si ukuvuga ngo umujyanye ku mazi ku Gisenyi, si ukuvuga ngo umujyanye kwikumbya. Oya, mukorera utuntu dutoya. Abagore bashimishwa n'ibyo babona abagabo babo bakorera ari uko babakunda. Iyo ni ingingo ya mbere. Reka tugaruke ku ngingo ya 2. Ingingo ya 2 atubwira ngo nutaha mu rugo uri umugabo, ntuzatahire aho ngaho, ntuzatahe gutyo gusa, kuko hahandi wavuye mu rugo uzaba wahasize umugore, uzaba wahasize abana, cyangwa se uzaba wahasize n'inshuti zawe ziri muri urwo rugo. Ariko hari icyo ugomba kumenya, utagomba gusiga. Niba utashye mu rugo ugomba gutahana impano ntoya. Ushobora gutahana umukati, ushobora gutahana ji, ushobora gutahana keke se mo kimwe, cyangwa ugatahana na bombo. Ibyo nabyo nta kibazo, ariko ugomba kumenya uburyo ubitahanamo. Urugero nabaha, niba ufite abana 3 hakiyongeraho umugore, baraba babaye abantu 4. Niba nta mafaranga ufite inshuti yanjye, wenda genda muri butike cyangwa se ahantu runaka. Urugero, niba ufite nk'ibiceri 200, kuko hari ushobora kuba afite menshi, hari
hari n'ushobora kuba afite make. Niba ufite amafaranga 200 yonyine, genda uguremwo bombo enye. Numara kugura bombo enye ugende uzihereze umugore. Ntuzafate za bombo ngo uzihereze abana, oya, kirazira. Ntugafate za bombo ngo uzihereze, guhamagare ubwire umwana ngo akira, oya, uzafate za bombo enye uzihereze mama wabo. Numara kuzimuhereza mama wabo niwe uzazibagabanya, kuko numara gufata za bombo ugahamagara buri mwana, wa mugore azabona yuko babana ari wowe ubakunda cyane, usange urukundo rwari ruri ku bana na mama wabo, usange mama wabo atangiye kubafuhira. Nabyo birashoboka, uzazimuhe uzihe wa mugore wawe azigabanganye abana bawe, ibintu bigende neza cyane. Kuko nujyana bombo 3 cyangwa se ukavuga ngo ufite abana batoya n'abakuru, oya, gushyiriye umutoya, nabwo uzaba bateye amashyari. We niba udafite enye, zihorere zose, uzihore kuzicyura. Niba uzifite uzicyure, uzihe umubyeyi w'umumama azibagabanganye. Nuko nguko bigomba kugenda. Tugiye gukomeza ku ngingo ya 3. Izo ngingo zose nuzishyira mu bikorwa, uzabaho neza mu rugo kandi muzabaho mwishimye. Tugiye ku ngingo ya 3 ari nayo isoza. Ingingo ya 3 iratubwira ngo uzahore wambika umugore wawe style zigiye zigezweho, uzayifuze guhora umwambika neza. Niba mufite amafaranga, aho ni sawa kumwambika. Niba nta nayo mufite, uko byagenda kose nawe ababibona. Ariko ikintu abagore bakunda kwambara neza. Kenshi hari n'abajya mu nsengero bagiye kureba amasitire ya bagenzi babo, bakajya mu bitaramo bigiye bitandukanye, bakajya hirya no hino, kenshi bakajya babona sitire. Ariko uzakore uko ushoboye wambike umugore wawe. Wenda wowe ushobora kutayibona uri umugabo, ariko burya bajya bavuga ngo iyo wambitse umugore n'abana ibintu bigenda neza. Umugabo se ko ushobora kugenda ukigurira ipantaro ya 5, y'10, ukigurira inkweto ziciriritse, ukambara umupira uciriritse, ariko umugore niwo mugore azasitire nyine zimeze neza n'abana bakambara neza, umugore uzabona ibintu bimeze neza kandi nawe wumve umeze neza fresh, urahagaze kigabo nyine nk'umuntu wita ku muryango we. Ushobora kujya mu masoko agiye atandukanye, ushobora kubona agasitire, kaba ari agapira, kaba ari akenda gaciriritse, twa twenda tw'imbere nawe ubutuzi nyine twaba